mu nyuma yaho imana icikuzanira umugisha uwo mugisha ari frère umugisha ukiza mu buzima bwawe wari mu bihe bimeze gute mbere yuko umugisha uza kuza mbere yuko mpura nawe yes mbere yuko mpura nawe nari umukobwa nyine usanzwe ushaka amafaranga yes ushaka amafaranga ngerageza gukora nyine icyo gihe nacuruzaga inkweto navuga ngo ndi mu buzima nk'ubwo umukobwa wese uba arimo busanzwe cyane navuga mbere yuko yavuga ngo aranyapurucinga ngo tubane yewe na mbere yuko dukundana ahubwo twabanje kuba inshuti zisanzwe arabanza arakumenya yego turabanza turamenyana ntago negeze nibaza ngo se ngo kuko ari umurundi ngo yambeshye kuko ari umurundi yagira gute kuko uwo ari wese yakubesha aho yaturuka hose atari uwawe nyine niko byagenda abantu kuko baragukunda sibyo hari urundi rukundo kuko wamaze kwakira uno munsi muri sinema ngahanya hari intamba myinshi umaze guhura nazo benshi baraguciye intege ndibuka no mu biheruka igihembo wigeze kuronka hari saga zigeze kuba ni igiki kigukomeza kigatuma ubandanya nuko nzi neza icyo nshaka nta kintu cyankura ku cyo nshaka ariko amajambo abantu ashobora guca intege kuguca intege ntabwo bigukura ku byo ugomba gukora gucika intege birashoboka mu gihe aho wajyaga wayobye ariko mu gihe utarayobora urakomeza umuntu utarabasha kwimenya utaramenya ngo ariko se nakora iki ariko se nagera he nagira gute reka nkugire inama ngo senga kuko ahandi nakubwira hose nakuyobya nkubwiye ngo wakora gutya gusenga byonyine hanyuma Uwiteka wenyine akuzanira igitekerezo gishya utekereza ntabwo ari uko abantu bakoze ibihambaye buriya byinshi bikagira ibigwi nyine bivugwa cyane nta muntu ku isi uragira ibigwi byanditse mu bitabo bisomwa cyane nk'abanditse muri Bibiliya ni ukuvuga ngo rero gusenga nibyo bishobora kuguhereza inzozi zirambye kandi ngari zizafasha abantu benshi batandukanye. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizira komeze neza murasu mwiriwe canke muramutse vana muri. My name is Frank the Answer in African TV. Sonda kuramutse usuka tukikana uri mundi mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, twawe Buraya, muri Amerika, muri Australia, ndetse mu bihugu bitandukanye, Abarabu, muri Arabie Saoudite ndetse no muri Oman. Sonda baha ikaze rero. So umunsi udasanzwe kandi utogira amahirwe yo kwakira umuntu adasanzwe ni kuri African TV. Ni benshi bamukunda, ni benshi bamuye mu filime zigiye zitandukanye, ariko no munsi ya mbere mu buzima tuganira. Karibu sana. Murakoze cyane. Mweze neza? Ego. Tugerageze kuganira ikirundi gatoya. Ego ndagerageza. Okay, ramutse abakunzi bawe. Ndabaramukije mwese. Ndabakunda cyane mugira amahoro. Urazi ikirundi? Yes. Yes, uragerageza. Yes, karibu cyane ni kuri African TV. Kandi ufite abantu benshi bagukunda, ariko kandi hari indi ntambwe umaze gutera. Surtout ku Barundi. Abarundi benshi bagukunda. Message imwe ku Barundi imbere ko tuganira ibindi. Ndakunda cyane murabizi aha yaba ari interviews nyinshi nkora ndabivugamo Abarundi ndabakunda mwarakoze kumbyarira umugabo mwarakoze yes mwarakoze kudusapotinga mu bintu byinshi bitandukanye ku Mpanga TV turabona benshi bakoze subscribe pe baradusapotinga bishoboka cyane nako muradusapotinga bishoboka nawe nagukuyemo Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane ari yes mu rugendo rwawe ufite ibintu byinshi waciyemo mbere ko tuza gushika kuri uno munsi niziye ntambamye ko waciyemo kuva ku ntango gushika uno munsi kuri munsi ugeze ku intambwe ishimishije intambamye wahuye nazo uno munsi zatumye ukomera niziye ni nyinshi ntazaho nahera cyangwa ngo ngeze aya masaha ariko icyo nyine uhuye nacyo cyose gituma ukomera kurushaho icyo uhuye nacyo kikwereka ko bidashoboka utagerayo bitakunda hari byinshi ukora nawe muhuye bakakubwira ko ntabwo ushoboye ntabwo bishobotse mu gihe utaragira aho uhagarara utaraba stable ni nk'umu businessman cyangwa business woman atangiye kuinvestiza mu kintu runaka inama ziba nyinshi buri mwese akamubwira wenda ibi bizahomba ibi bizagira gute
ariko yafatishije buri wese abona ko byari gukunda. Rero habamo intambara nyinshi muri buri rugendo, ariko izo ntambara zituma umuntu akomera akamenya nuko yakomeza abandi kandi atapfa. Uko uhura n'intambara nyinshi bikwemeza ko udakwiye kuva ku bintu, ego ahubwo ukwiye gukomeza kurushaho. Ndashaka dusubira inyuma gatoya. Umunsi wa mbere umenya ko ufise impano yo gukina film, yari umunsi umeze gute, byagenze gute kugira ngo nshaka gusanisha n'ino minsi kuko uno munsi ugeze ku rundi rwego? Umunsi wa mbere byari bimeze gute? Umunsi wa mbere nari naragiye mu byo bita modeling, mu by'imideri, sinzi ko mu byita namwe n'imideri hanyuma kumurika imideri nyine, kumurika imyenda. Noneho ahantu nari nagiye gukorera berekanaga amatara atandukanye. Rero hari harimo umuntu waje we kumurika théâtre, njye naje kumurika imyenda. Noneho agera mu rwambariro ababaye cyane cyane, aho urumva twahuriraga muri sare imwe, ahubwo twagenda kuri stage duturuka muri, navuga ngo muri sare imwe, nk'uko abantu bose wenda bahagaze hari ariko bakagenda binjira hano. Noneho aza ababaye, ntawe twe tuziranye, nta kintu na kimwe. Ngiye urumva n'ibyo twakoraga byo bitandukanye, nta hantu hanimenyereye cyane. Noneho aza ababaye cyane avuga ngo umuntu bari gukinana yamukoshonye nyine, ntago yaje ibiki, tuko ngiye gutaha ntiyagaragaje impano yanjye, ibintu nk'ibyo. Kuko ubundi filme cyangwa se théâtre ntago wikinana, ugomba kugira undi mukinnyi ugusapotinga. Biza kurangira noneho aranyegera arambwira ngo ko nshaka ko ugenera akantu gato wamfashije. Ndambwiye se ngukinire gute? Ngo nyine uravuga ibi n'ibi n'iki, timbabarira umfashe. Ndara mu bantu bose bari aho ngaho, kuki arigeje kubwira ngo umufashe? Ntahari, wasanga ariho nyine kuko akwiye kugaragariza impano ye. Ndambwira ntacyo ndagufasha, ariko umva nabikoze nko kumufasha, nta gahunda nari mbifitemo. Ubwo ndangije nibwo nagiye tujyana kuri stage, ndakina abantu bakoma amashyi pour la première fois. Bakoma amashyi, turamukinyera bizi iki. Tuvuye kuri stage arishima cyane. Ndumva iyo théâtre twakinnye icyo gihe yaratsinze. Aribwo mbere wari ukinnye? Nubwo mbere nari nkinnye, na yewe nibyo navuze yabimbwiriye aho ngaho. Urumva ntabwo byasabye ko turepeta kugira gute. Aratsinda, aranshimira cyane, arangije arambwira ngo wazakinye filme, ubwo twese tuba inshuti. Rero atangira kumbwira muri filme bimera gutya, amafaranga arimo aruta ayo modeling, ayo ibintu nk'ibyo. Wabigiyemo byakunda, kandi mu by'ukuri nawe ntabyo yari arimo bifatika, ariko akaba yari azi ahantu habera casting n'ibiki. Ndavuga nti okay, bitewe nuko twe twaganiriye n'iki, numva koko birashoboka. Nibwo rero yaje kumpamagara muri casting ya mbere. Njyayo, ngezeyo yari y'abanyeshuri, yari filime y'abanyeshuri nabo bari kurangiza kwiga, turayikorera ko ntiyasohoka. Urumva yari ikigo nyine, babaha amanota niba yaragiye simbizi. Ubwo bwa kabiri nibwo nagiye rero muri casting ya nyayo. Casting nk'ebyiri ntizamfata, iya gatatu riramfata. Mpita ntangira uko. Ukuvuga itangura muhira babifata gute ababyeyi surtout? Ababyeyi banjye nagiye muri filime babyumva, kubera ko nari naraberetse uburyo bwose, nashakiye ahandi ntibikunda. Ntabwo negeze nicara mu rugo ngo mvuge ngo nabonye icyo gukora sinagikora. Rero barambwira ati turakwizeye, havugwamo ibi ntacyo, wowe genda. Kuva 2020 gushika 2024 ni imyaka ine uri muri industry ya cinema. Hari abantu benshi umaze gufasha guhera muri 2016, imyaka 8 iraheze uri muri cinema. Ariko kandi hari abantu benshi bamaze gufashwa na filime zawe, hari Impanga n'izindi nyinshi zitandukanye, koko zabafashije. Uba wiyumva gute koko hari abantu benshi bamaze gukira kubera wewe?
mbishimira Imana ntabwo ari jyewe bakiza n'uwiteye kubakiza Yesu yes uwo mugabo bica muri message zawe utanga nshaka kumenya inspiration uri kurandika koko ziva he ni wewe canke koko urafite izindi connection wazikura hehe iri kwandika maybe ku Mana maybe ki navuga ngo ari ukwandika ari ugukina mbere y'uko byiga kuko ushobora kubyiga ntibikunde ugomba kuba ufite iyo mpano Imana yariguhaye yes hanyuma amashuri twiga ibindi byo byose n'ibisapotinga impano buryo ufite impano idahari ntabwo bipfa gukunda yego rero navuga ngo inspiration ni impano Imana yanyihereye kandi ikamfasha igacisha message zayo muri jyewe ubwo abantu akariyo mpamvu zishobora gukiza abantu bamwe na bamwe mu nyuma yaho Imana icikuzanira umugisha umugisha ari Fleury umugisha ukiza mu buzima bwawe wari mu bihe bimeze gute mbere yuko umugisha uza kuza mbere yuko mpura nawe yes mbere yuko mpura nawe nari umukobwa nyine usanzwe ushaka amafaranga yes ushaka amafaranga ngerageza gukora nyine icyo gihe nacuruzaga inkweto navuga ngo ndi mu buzima nk'ubwo umukobwa wese uba arimo busanzwe cyane yego sinzi impamvu ndi kumva nyine kujya muri deep story bidakunda kubera ko ntazi neza ko bari kunyumva neza bari barakumva neza cyane ntugire ubwoba barakumva rero navuga ngo ndi umukobwa usanzwe nk'abandi ariko cyane nkeneye kugera ku nzozi icyo gihe narotaga zitandukanye n'izo nagezemo uyu munsi yes icyo gihe ufite indoto zimeze gute icyo gihe nari mfite indoto zo gukora nkabona amafaranga ariko icyo gihe sinatekerezaga kwikorera nyine nk'uko navuga ngo ndakora ngo projet zanjye oya ntabwo byari bihari burya urota kenshi kungana ndashaka dusubire inyuma gatonya kugira ngo wumve n'izo feelings umunsi wa mbere uhura na Legend byari bimeze gute umunsi wa mbere duhura bari bankasinze muri filime yaragiye gukora yitwa Cinkoni Zamba yahuje abarundi n'abanyarwanda bari bankasinze duhurira hanze ntazi ko ari we boss aganira n'umushuti we ariko jyewe nyine ntabwo twashoboye kuvugana neza ubwo ndinjira nyuma nza gusanga niwe boss nyiri projet ya Cinkoni Zamba kubw'amahirwe make nsanga ariko bampinduriye character nsanga ntago iyo bari bambwiye ko natsindiye bayinyatse ubwo rero urumva ntabwo kuri uwo munsi wa mbere duhura byanshimishije yego yes okay muganira bwa mbere rero kugira ngo kumbura ashobora kwa approachinga yumve yuko koko uwo mubera umukunzi mbere ko uba umufasha wiwe yari umunsi umeze gute kuko ari umwize uvuga ati umurundi jewe gwe navuga mbere yuko yavuga ngo aranyapproachinga ngo tubane yewe na mbere yuko dukundana ahubwo twabanje kuba inshuti zisanzwe arabanza arakumenya yego turabanza turamenyana ntago negeze igihe nibaza ngo se ngo kuko ari umurundi ngo yambeshye kuko ari umurundi yagira gute kuko uwo ari we wese yakubesha aho yaturuka hose atari uwawe nyine niko byagenda yego yes mu nyuma yaho kumbure murabana mwagize mariage nziza abantu benshi bashoboye gukunda abantu benshi umuryango wanyu wababereye inyishu ndetse ubabera n'umugisha igihe cyose uno munsi urugo rwanyu rwarabaye runini ariko kandi hari icyo yazanye mu muryango wawe uno munsi bahavu abo umuntu munini icyo kintu ushimira Fleury cyane cyane Fleury apana papa amor papa amor tumushire ku ruhande Fleury umushe ku ruhande gute kandi ari umuntu mwiza yes bo halo Fleury papa amor nawe araza kuza mu nyuma ngira umushimira cyane ni ukuba yarahunze akampitamo mu bantu benshi yaraziranye nabo abakobwa benshi baba abarundikazi baba abanyarwandakazi beza ibaze yasize abakobwa b'abarundikazi aza kurundira wewe rero nyine ndabimushimira cyane ko yampisemo kandi nicyo kintu cy'agaciro cyane kuba yarankunze kandi uko yankundaga icyo gihe n'uyu munsi niko nkunda
yes really ntibyigeze bigabanuka habe na gatoya rwose ugumye ubona urukundo rudasanzwe okay papa amuha rero umuntu ameze gute papa amuha ni umubyeyi mwiza ku mukobwa wacu navuga ngo arakeyaringa cyane rero amuha n'umunyamahirwe cyane ko afite papa we nka papa we nyine yes kandi amuha n'umurundi kazi yego ni umurundi kazi yes uno munsi ni umunsi udasanzwe aho kandi wagiriye kandi amahirwe yo kugira ngo ushobore gutanga certificate ku banyeshuri 196 ikintu kivuze iki kuramura abana bangana nk'uko kose ni umugisha w'Imana nta mbaraga zanjye zirimo navuga ngo niho Imana yashatse gucisha yasanze hari benshi bagomba kuzamuka yasanze hari benshi bagomba kugera ku nzozi zabo ibicisha muri jye rero kuba yaremeye kwishyira muri jye nta mbaraga nyinshi zanjye zirimo n'iz'Imana uno munsi abantu bashoboje kugushigikira koko wabonye urukundo abakinnyi ba filime nawe n'abaririmbyi bari hano muri kino kibanza abantu koko baragukunda sibyo hari urundi rukundo kuko wamaze kwakira uno munsi muri sinema ngahanya hari intamba nyinshi umaze guhura nazo benshi baraguciye intege ndibuka no mu biheruka igihembo wigeze kuronka hari saga zigeze kuba ni igiki kigukomeza kigatuma ubandanya nuko nzi neza icyo nshaka nta kintu cyankura ku cyo nshaka ariko amajambo abantu ashobora guca intege kuguca intege ntabwo bigukura ku byo ugomba gukora gucika intege birashoboka mu gihe aho wajyaga wayobye ariko mu gihe utarayobora urakomeza hari abashobora kudukurikirana uno munsi ataramenya gutora kwitora ataramenya inzira yiwe ataramenya aho ashobora gushika ibyo bishobora kumuhanurira umuntu atazi maybe aho agomba gushika cyangwa ataritora gishobora kumuhanurira iki kugira ngo ashobore kwimenya we nyine ubwiwe umuntu utarabasha kwimenya utaramenya ngo ariko se nakora iki ariko se nagera he nagira gute reka nkugire inama ngo senga kuko ahandi nakubwira hose nakuyobya nkubwiye ngo wakora gutya gusenga byonyine hanyuma Uwiteka wenyine akuzanira igitekerezo gishya utekereza ntabwo ari uko abantu bakoze ibihambaye buriya byinshi bikagira ibigwi nyine bivugwa cyane nta muntu ku isi uragira ibigwi byanditse mu bitabo bisomwa cyane nk'abanditse muri Bibiliya ni ukuvuga ngo rero gusenga nibyo bishobora kuguhereza inzozi zirambye kandi ngari zizafasha abantu benshi batandukanye rero nkubwiye ngo nonaha ngo icara ahantu ngo wiyigeho ngo witekerezeho ushobora kudahishurirwa na gato ushobora kuterekwa na gato ibyo ari byo n'ubundi ukicara ukamedita ariko bikanga ukazajya wisanga n'ubundi aho wari uri yego ariko gusenga bitanga ihishurirwa ku nzira y'urugendo rwawe ndabyibuka igihe kimwe ntari mfite akazi bitameze neza mpamvu nubwo nabwiye ngo nyine nacuzaga inkweto nyine nta duka zirimo nta gihambaye cyari kirimo sinzi niba ukuntu mubyita gucuruza wenda nk'inkweto ku muhanda ahantu hatagira bijya bibaho ariko nanjye atakibanza ufise nta kibanza donc wazinduka ugenda ugiye gusa kurondera inkweto hama kandi ukabidandaza udafite ku mugoroba nkazisasa ku muhanda nkagira ubuzima warabayemo ndatungurwa iyo umuntu ambajije icyo kibazo non en fait kubera icyo wumva ntari kubamo bon en fait hariho abantu bagukurikira no munsi bipfuza kumera nka wewe hari umuntu benshi no munsi bipfuza kumera nka mbwa batazi struggle waciyemo kuko kugira ngo amere nka wewe hari izindi struggle waciyemo kugira ngo ube wowe no munsi ariko nanone namwizeza ko ntabwo kugira ngo anarenga hondi ntabwo bimusaba ko azajya gucuruza inkweto ntabwo bimusaba ko azaca muri struggle nk'izo naciyemo biramusaba nyine biramusaba gusenga agashishurirwa neza ese aha niho kuko ngomba kujya nicyo nakubwiraga icyo gihe rero
umunsi umwe mama yavuye gusenga arambwira ngo Imana yambwiye ngo mu kwezi kwa gatatu nshizeho inzira kuri Jeannette arambwira ngo wowe nujya mu rusengero jya usenga ngo Uwiteka akugirire neza gusa nushaka ko ari ryo jambo usubiramo gusa Uwiteka akugirire neza kandi koko mu kwa gatatu byarabaye nibwo natsinze casting yitwa Umuziranenge nyuma yaho naciye hose nyine bitakunze inzira inyerekeza muri sinema uyu munsi ntago ibyabaye nabirutaga mbere hose ntago nari nzi ko bizaba ntago ni ya nzira nyine Imana iba yarashizeho ngo ibintu bigende neza biciye muri wowe mu minsi iheze hari abantu bashoboye kukwibasira cyane kukwibasira n'ikinyarwanda yego ndabyumva cyane hari abantu bashoboye kwibasira cyane babonye utanguye kuza uravuga ivugabutumwa amasengesho ushobora kuba kumwe muri kumurasenga kuko ukabona ko umuntu ari muri onction idasanzwe bavuga ati bahagiye guheba sinema bavuga bahavu ariko yinyegeza inyuma y'amasengesho kumburiye hari abantu kumbura muvuga nabi hari abantu bamuvuga kunuku bahavu baratugiriye nabi kunuku mugabo ariko yishima y'amasengesho izo comment ubuzakira gute nzakira nyine nka comment umugabo comment arigiye kubabaza ku buryo se icyo umuntu yose yavuga cyambabaza ni ryari mufise yuko ugomba kwinjira no mu ivugabutumwa kuko umunsi umuvugabutumwa ntago navuga ngo ni ryari kuko guhamagarwa ni kimwe no kugira ngo noneho winjiye muri wa muhamagaro haba haciyemo ibintu byinshi bitandukanye rero navuga ngo ntago ari kera cyane navuga ngo nafashe umwanzuro wo gutsinda ibinsikamiye ibyananiza ibyo ari byo byose nkavuga ngo ngiye gukora ibyo Imana ishaka kuruta ibyo undi muntu wari wese yashaka jewe ijambo ukwizera hari uko ndaryakira ujya anye ijambo ukwizera hari uko aryakira ijambo ukwizera ko risigura iki kumbure ushobora gutera intege abandi kwizera kuri ryo bivuga gukunda Imana kuko kuba nayibwira ko nyikunda ntayizera burya naba nyibeshye bivuga kuyikunda kandi cyane bivuga kuba inshuti yayo kandi Uwiteka yumwizeye iyo umukunda ukamwizera nta kabuza uba inshuti ye inshuti yawe rero magara inshuti kandi tujya tuvuga ngo ni inshuti itandukanye n'izindi nshuti zose ni data yego rero kwizera ntabwo mbifata nyine nk'ibintu bigarukira kuri iryo jambo gusa ahubwo mpita numva kugira ngo nizere cyane nuko nkunda Uwiteka cyane hari kuba mwizera bimpa kumukunda kurushaho kwifuza gusabana nawe kuko niwe nizeye nta kindi nakwizera kiri inyuma yiwe nizeye imbaraga nizeye gukora kwe niba rero nizeye imbaraga z'uwo nkunda z'uwo nizeye nyine uwo niringiye nta kabuza kwizera gutaha muri njye kandi kukabamo guti nk'uko hari ikintu nyine wumva ntiwaba utagira umutima numva rero ntiwakabaye utanafite kwizera muri make nimba udafise ukwizera urapfuye byaterwa n'ukuntu umuntu nyine we abifata nuko nyine bisigura nk'uko bivuze ngo ubisigura ukwawe n'urabisigura ukwe ariko kwizera numva ni intwari ikomeye ubundi buri muntu wese yaba afite ku Mana entertainment abantu bashobora gufata yuko umuntu ayigiyemwo kumbura hakuramo ingeso zitandukanye uri kuturinga gute abana bawe kugira ngo bazibinjiye mu entertainment hama bazovemo abantu beza bazovemo abantu babi kubera ko kenshi barakunda kuvuga ngo umwana wa pastor usanga avuye mu kirara bavuga bo mbyara mu nda yes abana bawe ubyara mu nda baracyari bato cyane ariko hari uko maybe uzoba traininga kugira ngo bazovemo abana bazima nikigera nyine ubwo nibwo nabwo nzabivugaho ariko bazoja mu entertainment ubu baracyari batoya ntabwo ariko yifuza ko bazojayo sinakubwira ngo ndabyifuza cyangwa simbyifuza ni igenero ry'Imana nibona ariko bakwiye kujya yizabigena
yes bon tuganiriye kumbura umwanya utari mutonya kandi utari mwinshi rero kandi kumbura abantu benshi bari bagukunda abantu benshi bari bifuza kumbura kukubona ubugira kandi kuri chaîne yo mu Burundi ariko nibaza ko nabo baruka mbere kandi kuri chaîne mu Burundi yes ni ubwa mbere murakoze cyane ariko nizere ko n'ikindi gihe kandi uzosura kandi kutwakira dushike muhira tuganire na Florine ndetse tubone muhira ko yego murakoze cyane ni karibu cyane yes ijambo rimwe ku Barundi ndabakunda cyane ndabakunda cyane mbese yego kandi ndabashimira cyane kubw'inkunga mudutera umunsi ku wundi ingabo mudutera muradushigikira tukabibona God bless you so much yes merci ni African TV ariko ari Bahavu Usanase Jeannette amazina arakomeye kandi kuko yageze nahagukikana yes ikibazo ukuyeho ndayirukiye kandi naryo ni iryanjye ndayirukiye bon niryo baguhaye ndi wari impaye umugabo none se kubera ari impaye kubera ikiryo rikuraho kandi ari we wari impaye okay tondekeye amazina yose yatondekeye yose twumva Bahavu Jeannette Usanase ndayirukiye amazina menshi yes merci beaucoup rero mwese badukurikiranye ndagusaba kugira subscribe abaturavye kumbure biciye ku mpanga ubundi ndagusaba kugira subscribe amakandi ndibutsa yuko no mu kindi gihe tuzogera ko kumbure ushoganira byinshi bitandukanye no ku yandi ma projet yiwe kufite ama projet menshi atandukanye kandi meza yes merci asante sana thank you so much God bless you yeah thank you yeah murakoze cyane baje kubasuhuza mwese naje kwifatanya natwe muri iki gikorwa muri ibi birori by'uyu mugoroba ndashimira cyane umuyobozi wacu umuyobozi mukuru w'inama y'igihugu y'abahanzi bakunze kwita Rwanda Art Council Marie France Niragire twishimiye cyane kubana nawe ni iby'agaciro gakomeye wumve ko tunezerewe twishimiye kubana n'abaterankunga bacu abafatanyabikorwa abatumye kano kanya duteranira hano mubona ari byiza munezerewe turashimira cyane Cyizere Fruits CEO aho hari umuterankunga wacu Cyizere Fruits CEO wa Cyizere Fruits turashimira cyane Magazine Sports Class ndamubona cyane God bless you turashimira umuyobozi tunamwakira umuyobozi wa Martona ikinyobwa kidasembuye kiri muri Skol nanababwira ngo uwabuze cyangwa wabaze ngo byagenze bite ese panashira hari ese Martona hari ntwicwe n'inyota yes hanyuma twakiriye CEO wa Isa Coffee twishimiye kubana namwe twakiriye CEO wa Action Courage twakiriye umuyobozi wa PETA twakiriye umuyobozi waje ahagarariye RTB n'abandi banyacyubahiro bose bateraniye hano Dr Roger na Madame Elise God bless you so much umuyobozi umunyamabanga wa Federation Apollo Dusabimana God bless you twakiriye umuyobozi wa Golden Technology umuyobozi wa B-Sound umuyobozi w'Inzora Protocol umuyobozi wa Nkuyo Decor God bless you so much abona abaterankunga bacu nshimiye cyane aba producer abantu dukora umwuga umwe bateraniye hano bakora sinema nyarwanda harimo abantu benshi batubanjirije nk'uko mwabibonye twatagiye muri 2020 ariko kuba duteraniye hano siko sinema yatangiye kera cyane umuyobozi bazambwira ngo abandi batangiye bambara amakanzu ariko byari bikomeye natwe ntabwo twatangiye byoroshye hari benshi baharuye inzira kugira ngo uyu munsi twe twarateye ikirenge mu cyabo
bigende neza nk'uko biri kuri uyu munsi. Iyo hataza kubaho ikigeragezo cy'ubuzima cyakozwe na Patrick Kamanzi, ntabwo twari kumenya ko filime nyarwanda izabaho ngo igende neza. Ndabyuka nakirebye kera cyane, ntazi ko nzisanga muri uyu mwuga, ariko turabashimiye cyane abaproducer mwese muri hano, ba Clapton, ba Gakwaya Celestin, abaproducer bose abo ntababonye, Adeline, twishimiye cyane kubana nawe. Ni iby'agaciro gakomeye kubagira muri industry. Bahafika ikoze yonyine yashobora vuba, ariko ko dufite imbaraga zikomeye muri industry nyarwanda, muri sinema nyarwanda. Bahafrika yambaye mu mutwe igihe kirekire, nk'uko buri muntu agira inzozi z'ahazaza naho yifuza kugera, ariko naje kumenya ko nintatera intambwe ngo nshake uko izo nzozi zashyirwa mu bikorwa ngo zimve mu mutwe, nzahora ndota mpaka nshaje. Ko kandi ntawe uzamenya ibyo narotaga nintatera intambwe ngo mbishyire mu bikorwa bigaragare. Ubu ntibikiri inzozi, Bahafrika irakora. Ntibikiri inzozi kuba twakora training center ngo isohora abanyeshuri bangana gutya, kandi basohoke bazi icyo gukora nk'ibyo mugiye kubona mu minota iri imbere. Abakoze amafilime adasanzwe, ndabashimira umurava mwagize. Mwebwe bashyitsi bakuru baduteranyirije aha, iyo mutiga ntabwo twari kuba turi hano. Muri make mwarakoze gusohoza inzozi zanjye. Ubu ndi mu nzozi zanjye. Nihuse kuko ibyinshi babivuze hariya. Ndashimira cyane umutware wanjye Jerry Ndayirukiye, ni umuhamashyi yabaye udasanzwe cyane mu kugira ngo nsohoze inzozi zanjye. Bimwe mu buhamya ni uko hari benshi twatangiriye rimwe, banatangiye imbere yanjye, ariko bakamara kuba mariye bikaba ngombwa ko bajya mu zindi business kubw'impamvu zitandukanye. Ariko ndamushimira cyane ko yashyigikiye ibyo narotaga ngo bitazapfira mu nzozi, ahubwo bizaba impamo muri mubibona gutya. Niyo mpamvu uyu munsi nshaka kugira ngo nkubwire, umugore uteraniye hano, umukobwa uteraniye hano, ube mutoya ube ukuze, support nabonye itandukanye mu ruhande rwe yatumye menya neza ko nta mugore utabasha kugendera mu nkweto ndende, ahubwo agorwa no kubona umufata ukuboko. Ndabashimiye cyane mwe mwese mwateraniye aha hantu. Imana ibahe umugisha, mukomeze muryoherwe n'ibirori. Bad Choice baryohere kurushaho. Shalom shalom. Mugisha twese tuvugana n'ubwenge bwo muri kuza sinzi hageze uragenda. Bamwe nawe abana bakinyi kabisa bakinye neza cyane. Zaninka Joseline, Mama Zulu yakinye ari Makurat Anti yakinye neza cyane, yabyitwayemo neza na umuhamashi. Assumpta Wibabara Giselle ari marraine sinzi ko exhibit oh sorry. Kambe Sarah Sabrina, Miki Sarah, Komera Mashi yakinye neza.
Sarah Kandi. Muhammad Shimiki, umukobwa mwiza yambaye neza, akina neza nawe arumva yubaha gahunda marimugisha. Marie Rosine Uwimana, Marita yakinye neza cyane nawe Muhammad neza cyane. Dr. William Valence, sinzi ko bashije kubagira. Valence arahari, Valence ari hehe ngo arahari. Bosi Rukundo ubwo sinzi ahagiye hanze, azosanga no mwishyura twagiye. Venke Seuregea nawe mukomeye amashi. Venke yakinye neza cyane, anaririmba neza, n'umukinnyi kabisa ari kwitwara neza. Yazamutse vuba, amaze kugira audience, n'umukinnyi mwiza cyane. Abaproducer muri hano ndamuberetse, ndamubashimiye. Scott bamuzuzina rya Scott ni umustar nawe, dufite filime dukora yitwa My Father in Law, nawe ni wari main wayo, ni seri. Twagira Dina agiye secrétaire. Dina zawambaye it's okay. Hamwe na Kanani ari hano. Kanani nawe namubonye mu banyeshuri. Mahamashi sekretari koze neza. Sekretari nubwo yataye agapapuro kariho nje hano. Katuje kuri crew technique, of course crew technique yari kuri direct ariwe jewe. Camera 1 yariho Peter Bashore, yari kuri kamera n'ubu. Peter waza please karimu ngano. Peter Bashore yari kuri kamera ya mbere, nawe yabikoze neza. Kamera kabiri hariho Noel D'Antoine ari he? Aje kamenazi. Ubu nawe aje muri stage muri Africa, ariko asigarageze kure. Mwabonye yuko amashusho afata yuko abizi. Yaje avuye ku ishuri aza gukora stage muri Africa, ariko mwabonye ko amaze kugera kuri level nziza. Mr. Who yadukoreye indirimbo nziza cyane ya Bad Choice. Mr. Who yadukoreye indirimbo nziza cyane yitwa Mr. Who, The Big Voice. Twaja muri post production, editing yakozwe n'uwitwa Cedric Shimwa. Cedric umukomera amashi. Arihe Cedric umukomera amashi, ni umuntu yitanze cyane muri editing. Twararanye amajoro tweditinga akabyihanganira. Ni umwedita mwiza, yakoze ibintu byiza. Hanyuma twagira nabo dushimira badufashije muri iyi projet. Famille se twizera, sinzi ko babashije kuza, baratubwira ko bagomba ko nabo bahageze. Ari muri Amerika. Muri Amerika ari hehe? Famille se twizera baduhaye location yo gushutingiramo. Nukuri aho bari, Imana ibamugisha. Kumara mu nzu y'umuntu iminsi irenga 5, afite abana, afite umuryango, ni ibintu bikomeye. Mukaza muri abantu 10, 8, tukirirwamo, twavamo saa 5 z'ijoro, nawe murumva ko ntiyitanze. Nukuri ahari Imana imugisha.
famille Gershon Munezero nabo nabagize ibyago nabo badufashije bikomeye. Twagira na famille Manzi Merci, sinzi ko bari hano. Manzi kare winko na Dr. William oui. Famille Manzi Merci nabo mwakoze cyane, nabo mwashize mu koko kugira ngo iyi film ishobore kubaho. Yari itanze uburyo bwose no muri iyi event yari itanze cyane kugira ngo dushobore kuba turi hano. Harimo byinshi nawe bigiye dufasha. Imana imuhungisha, ubwire mami ko twabashimiye kandi tumukunda. Ni bano sinzi niba nibagiye n'aho twambitse Epic Boutique nabo akaba ari badufashije kugira ngo abakinnyi bashobore kuba bambaye neza kuri amagiye mubabona kuri screen, no baduhaye imyenda y'abakinnyi. Mwakomera amashi bano bantu bose. Nagamubwire ko bashimiye, mwakoze akazi gakomeye, akazi katoroshe ku mvune nyinshi, rimwe n'igisure twite mu kazi. Rabizi ntabwo turiko turakina, rero mwese mwemereye umwese karata marathon hari hanze. Abaye kuzitani karata marathon hari hanze, mugende muzitani mu rugo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Musimukira byane, turabashimiye.